Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kwa kabiri tariki ya 12 kwezi kwa 4 2022. Turahimbaza abatagatifu Yuri. Abizihiza iryo zina mbifurije umunsi mwiza. Turi mu cyumweru gitagatifu, cyumweru kidufasha kwinjira mu babare, mu rupfu n'izuka bya Kristo. Buri wese muri twe afite ububabare yikoreye, cyane cyane muri iki gihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ufite amateka wenda ashaririye, ariko gendana na Yesu. Yesu ni imbaraga, Yesu ni urumuri, Yesu azakubera imbaraga mu bigeragezo, azaguhumuriza kandi azagukomeza. Uri kumwe nawe ntadandabirana. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 49, umurongo wa mbere kugeza kwa 6. Birwa ni mu nyumve, bihugu bya kure mu ntege amatwi. Uhoraho yampamagaye ntaravuka, nyiri mu nda ya mama izina ryanjye yararivugaga. Bavandimwe, hari igihe umuntu ahura n'ibibazo muri iyi si, akumva nta muntu n'umwe umwitayeho, ndetse byagera ku Mana, cyane cyane ko Imana itari bubashe kwisobanura, itari bubashe kugusubiza ngo ivuge uko ubishaka, ukavuga uti nayo ni kimwe n'abandi bose, nayo ntinzi, yaranyibagiwe, ntinanyitayeho. Ariko Uhoraho arakuzi, azi izina ryawe, kandi bavuze ngo Uhoraho azi izina ryawe, bivuze ko azi amateka yawe. Nta cyawe kimwihisha, nta cyawe kimunaniye, nta cyawe atazi impamvu. Ukiri mu nda ya nyoko izina ryawe yararivugaga. Umunwa wanjye ugize nk'inkota ityaye, ankinga mu gacucu k'ikiganza cye, angira nk'umwambi utyaye, amisha mu mutana we. Yarambwiye ati, uri umugaragu wanjye Isiraheli, ni wowe nzagaragarizamo ikuzo ryanjye. Burya rero hari ibintu bitugeraho bikatubabaza, birumvikana, ariko Nyagasani burya hari ukuntu aduhisha, hari ukuntu Nyagasani atwimana, akaturinda imitego ya sekibi. Wenda twe ntitunabimenya kenshi, kuko burya tumenya ibintu byose biri kubera iruhande rwacu, hari n'ibyo duhahamura, ariko hari byose utamenya. Bavandimwe, mu bibazo byawe, mu bibazo byanjye, mu bibazo byacu twese, Imana iratureba kandi iradukunda. Nugera mu bigeragezo ukababara, ugashavura, ntuzibagirwe iki ngiki, ko Imana igukunda. No mu bigeragezo uzumva ijwi ryayo rikubwira ngo, mwana wanjye ndagukunda. Nubwo ubabaye ndagukunda, nubwo utanyumva ndagukunda, nubwo uhangayitse ndagukunda, nubwo utambona ndagukunda. Ngaho rero murekurira ubuzima bwawe, kuko azi ubwenge buhagije, azakuyobora kandi azakubera imbaraga. Muvandimwe, ntago uruhira ubusa, humura, Nyagasani niwe uzakurenganura. Nkuko iri jambo ry'uyu munsi rivuga ngo, Nyagasani Uhoraho niwe undenganura, igihembo nagiteguriwe iruhande rw'Imana yanjye. None ngaha Uhoraho yabyivugiye, we wandemeye kumubera umugaragu kuva nyiri mu nda ya mama, kugira ngo mugarure Yakobo, mukorakoranyiriza Isiraheli. Guhera ubu rero mfite ubutoni kuri Uhoraho, ubasha bwanjye bukaba Imana yanjye. Yarambwiye ati, gusubiranya imiryango ya Yakobo no kugarurira abarokotse ba Isiraheli, ibyo ntibihagije ku mugaragu wanjye, ahubwo nakugeneye kuba urumuri rw'amahanga, kugira ngo umukiro wanjye usakare kugera mu mpera z'isi. Umukiro wa Nyagasani uzatugeraho, kuko ku isi yose bazumva ijwi rye ry'umukiro. Ngaho rero nawe kingura umutima wawe, fungura amatwi yawe, tega amatwi,
nyagasani akuri hafi, nyagasani arakureba, nyagasani ububasha bwe buzagutabara, buzaguherekeza kandi buzagutunga ku mugaragaro. Uhoraho azakwitaho. Turazirikana kandi Zaburi ya 70. Nzamamaza umutsindo wawe n'agakiza kawe ubuziraherezo. Bavandimwe, turiho kugira ngo twamamaze ibikorwa bya nyagasani. Muramenye rero ntihazagire na kimwe kiducika tutakibonye kubera uburangare. Ivanjiri ntagatifu yo turayisanga kwa Yohani umutwe wa 13 umurongo wa 21 kugeza kuri 33, umurongo wa 36 kugeza kuri 38. Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, igihe yari ku meza hamwe n'abigishwa be, ashenguka umutima maze avuga yemeza ati, ndababwira ukuri koko umwe muri mwe agiye kungambanira. Bavandimwe, nta byago nko gukunda umuntu umunsi umwe ukazabona niwe ukugambaniye, ukazabona niwe uguhemukiye, ukazabona niwe ukuvuga nabi. Yezu yabanye n'inshuti ze, yari yaratoye ku giti cye, nta muntu wabamutoreye, yarabitoreye. None bagiye kumusiga bose, ndetse umwe muri bo aramugambaniye. Abigishwa babajije Yezu bati, se buri wese yatangiye kwikeka, se ni ngewe nyagasani? Undi ati, se ni ngewe nyagasani? Ariko Yezu arabasobanurira, ariko burya amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Yuda ntiyigeze yumva icyo Yezu yavuze, nta n'icyo byamubwiye. Wenda yubyumvishije amatwi, ariko umutima ntiwabyumvise. N'ikimenyimenyi yikomereza gahunda ze, maze agambanira umwana w'Imana. Ari Simoni Petero, ari wa mwigishwa Yezu yakundaga, ari we Yohani, bose bakoresheje ibishoboka byose ngo bamenye ugiye kugambanira Yezu. Yezu aramubwira ati, uwo ngiye gukoreza umugati nkawumuha. Nuko akoza ikimanyu cy'umugati agereza Yuda mwene Simoni Iskariyoti. Yuda ngo amare kwakira uwo mugati, Sekibi aramwinjirana. Nuko Yezu aramubwira ati, ibyo ugiye gukora bigire vuba. Ariko abari aho ku meza ntihagira umenya ikibimutera kuvuga ibyo, ahubwo bakeka ko Yezu yashatse kumubwira ngo ajye kugura iby'umunsi mukuru cyangwa se agire icyaha abakene. Amaze rero kumira icyo kimanyu cy'umugati, ahera ko asohoka. Hari nijoro. Mutima wa Yuda ugezemo umwijima, buramwiranye, arasohotse, yivanye mu bandi. Sekibi aramuherekeje. Bavandimwe, iyo twivanye mu mwanya twagombaga kuba turimo, iyo turetse icyo twagombaga kuba dukora, iyo dukora nabi, akenshi tugenda ku ruhande, tuva mu nzira iriyo tugatangira kugenda twenyine, umwijima ukatwinjirana. Yuda rero yaragiye. Amaze kugenda, Yezu aravuga ati, ubu rero mwana w'umuntu ahawe ikuzo, n'Imana iherewe ikuzo muri we. Ubwo rero Imana iherewe ikuzo muri we, n'Imana izamuye ikuzo muri yo, kandi dore iri hafi kumukuza. Twana twanjye, ndacyari kumwe namwe igihe kigufi, muzanshaka, maze nk'uko nabibabwiye Abayahudi nti, aho ngiye ntimushobora kuhajya, namwe ubu nibyo mbabwiye. Yesu yarababaye cyane cyane, kubabara uzi ko uri bubare wenyine. Simoni Petero ati, reka da, wowe ntabyo uzi, nyagasani ugiye kujya. Yesu aramusubiza ati, aho ngiye kujya ubu ngubu ntushobora kuhankurikira, ariko amaherezo uzahankurikira. Petero aramubwira ati, mwigisha, ubu se nabuzwe n'iki kugukurikira? No kugupfira nagupfira. Yesu aramusubiza ati, uzampfira. Ndakubwira ukuri koko, isake niza kubika utaranyihakana gatatu. Bavandimwe,
Yezu Kristo yihakanywe n'abo yakunze. N'uyu munsi wa none abakunda baramwihakana. Wowe se aho ntiwaba nawe umwihakana? Guhoza umutima we ni ukwakira urukundo rwe. Hari aho tuba abayuda tukamugambanira, ariko uyu munsi tumuhamagare Nyagasani aze aduha imbaraga tubashe kumukurikira, kandi aba ari we utubera ubudahemuka kuko ubwacu bucagase. Nyagasani akube hafi, akumurikire, urakabaho.